yari uw'agaciro episode ya mbere. Hari igihe nkanguka mu gicuku ibitekerezo bikambuza kongera gutora agatotsi, nuko nkatangira gusubiza inyuma intekerezo, nkasa n'ureba uko nari mbayeho mbere y'uko ngera muri icyo gihe. Najyaga nkanguka nkasanga umugabo wanjye arakanuye, nuko rimwe na rimwe nkamubaza nti kuki udasinzira? Akenshi yambwiraga ko nta bitotsi afite. Icyo gihe sinatahuraga neza impamvu yaburaga ibitotsi, gusa uyu munsi nzi impamvu yabyo. Aho nkorera hari abagore bagenzi banjye dukorana. Hari igihe njya numva ibiganiro byabo, bamwe nkumva binubira abagabo babo ngo bava ku kazi ibyuya byabarenze, abandi ngo nta mwanya bababonera, n'abandi baba bavuga ko abagabo babo batazi kwambara neza. Hari igihe mbyumva nkicecekera, ariko si uko ntaba mfite byinshi nababwira, ahubwo mba ntekereza ko babihuza n'amateka yanjye. Nanjye nigeze kugera igihe nkabona umugabo wanjye nta kamaro kanini afitiye ubuzima bwanjye. Yari umufundi, kandi imiterere y'ako kazi yatumaga kenshi azinduka kare, kandi akaba yakora guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Iyo yamaraga kugenda, ku mutima naravugaga ntuba abandi bagore bageze mu masaha yo kwitabwaho, naho wanjye ubu nibwo yohoshye. Nkumva rwose mbabajwe no kuba narashatswe n'umugabo nk'uwo. Nari umucuruzi, kandi ako kazi katumaga mpura n'abantu batandukanye. Hari igihe nabonaga umugabo wambaye neza, usa neza, natekereza uko wanjye ahora asa, nkumva ndisuzuguye. Numvaga uwashatse uwo ari we washatse neza. Nkumva njye narabaye muherekeza abandi. Akenshi natahaga nicuza kuba narashakanye n'umugabo nk'uwo. Hari igihe nasangaga yageze imuhira, nkasanga yameshe ibyo bishwange n'ibikweto bidasa yambaraga, ndetse nkaba nanasanga atetse, wenda ari no kuganira n'abana bacu. Njye nahitaga nigira mu buriri, nkaba niganira n'inshuti zanjye zisobanutse, harimo n'izo twahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Zimwe muri zo zari abagabo cyangwa abasore basobanutse nkanjye. Hagira umbaza niba nubatse kandi akaba atanzi, nkamubwira ko nkiri ingaragu. Ubwirega agatangira kuntereta. Nubwo nari nubatse, numvaga ntatewe ishema nabyo, bitewe n'uwo mugabo wanjye. Umunsi umwe umubyeyi wanjye yaje kunsura ntunguye, noneho nta cya gicuku nari menyereye. Ariko ubwo umugabo wanjye we yari yatashye kare, akora ya mirimo nk'uko yari asanzwe abikora. Ntashye nasanze yogeje ibyombo, yatetse, ndetse yanuhagiye abana. Nuko mama aza kumbaza twiherereye impamvu umugabo wanjye akora ibyo, kandi yaranshatse ngo njye mufasha mu mirimo nk'iyo. Icyo gihe rwose nanze kumubeshya mubwiza ukuri. Naramubwiye nti ntabwo nari nzi uko ari uko bizagenda, kuko iyo mbimenya ntari kubana n'umugabo nk'uyu urutwa n'udahari. Ati kubera iki? Umugabo usohora mu masima, ntansohokane n'umunsi n'umwe, kandi abandi bahora basohotse, ntagura agakweto keza nk'abandi ngo yambara aberwe, ntuwo mugabo ni bwoko ki? Icyo gihe mama yarumiwe, maze arambaza ati burya nawe utekereza utyo? Ati se utekereza ko watabona ko atambaye ibihenze cyangwa ibyo byiza? Ati se utekereza ko ari we wanze kwambara ibyiza cyangwa gusohokera aho hose bagenzi be basohokera? Ati ntabwo nari nzi uko utekereza bucuri bigezaho. Yakomeje ambwira ati nimugoroba nibwo nabonye neza ko nta mugore ukurimo, kuko uramutse uri we, umugabo wawe atataha ananiwe ngo narangiza ajye mu gikoni guteka, yoza ibyombo kandi anite ku bana, wowe uzuhitira mu buriri nk'aho ari umuboyi wawe. Ati umunsi yagutaye nibwo uzamenya agaciro ke. Nahise mubwira nti izo mana zo kuba nayohoshye se nazikurahe? Nti rwose inzira n'umuhanda biraharuye, nti kandi ugira iyo ajya aragenda.